Rayon Sport ikabizi ko umukino wo kwishyura iri i Kigali ikabizi ko umukino wo kwishyura iri i Kigali ntabwo wayigenda nicyo Rayon Sport ishyaka n'urukundo ibirakira kintu andi makipe agomba kucigiraho agomba kwigira kuri Rayon Sport kuko Rayon Sport ni ikipe imaze kwiyerekana ko mu ruhando rw'amahanga urumva ejo bundi hasohotse n'urutonde rw'amakipe 100 ya mbere muri Afrika Rayon Sport iri kuri urwo rutonde nta yindi kipe yo mu Rwanda iri kuri uwo mwanya bitewe nuko bayibonye ku rwego mpuzamahanga ubundi iyo wageze hariya mu matsinda iyo umaze kwikubita mu matsinda urumva ugatangira gukina n'amakipe akomeye. Yes iyi ni Soccer 21 channel musanga kuri YouTube channel ibagezaho ibyerekeranye n'umupira w'amaguru ikababwira inkuru zaranze umupira w'amaguru inkuru zigezweho ndetse n'izahise ariko mbere yuko dutangirana tugira ngo tubisabira akantu kora subscribe kugira ngo uzajye uhora ubona ibiganiro byacu ukande na like ndetse ujye ukora comment kugira ngo dusangire ibitekerezo ndetse na share kugira ngo bisangize abandi. Uyu munsi rero topic uyu munsi twabazaniye cyangwa ikintu tugiye kuvugaho ni inkuru y'umupira w'amaguru ni inkuru iri hanze ahangaha tugiye kubabwira turavuga tuti kuki amakipe yo mu Rwanda atigira kuri Rayon Sport nukubera iki amakipe yo mu Rwanda atafatiye isomo kuri Rayon Sport ibyo turabivugira Mr J hano kuri mikoro. Yes TK ngira ngo nibyo koko ejo bundi bwo ikipe ya AS Kigali ikipe y'abanyamujyi yasohokeraga u Rwanda mu mikino nyafurika ejo bundi bwo yajyaga muri Tunisia ngira ngo ntago yitwaye neza ntago byayihiriye yabashije kunyagirwa ibitego 4-0 ihindukira bine kuri kimwe mu mbabarire ihindukira i Kigali yimyiza imoso ntago byayihiriye rero ngira ngo ari nayo mpamvu kuri uyu munsi dushaka kureba dushaka gucukumbura dusesengure ese niki amakipe yo mu Rwanda yakwigira ku ikipe nka Rayon Sport yabashije gusohokera igihugu kandi kanagera kure ikaba yagera kure niyo kipe yageze kure niyo kipe yageze mu matsinda ya mu mikino nyafrika niyo kipe yageze muri kimwe cya kane amakipe ikayakubita ariko nk'iya zizagurumaya icaho yiruka izi za Young Africa n'abana kuri yo ariko ikibabaje andi makipe iyasohotse ntarenga umutaro kandi twajya kureba tugasanga ikipe ya Rayon Sport 100% ngira ngo itegeye amaboko abafana ngira ngo niyo kipe ihora muri Starabo niyo kipe uyugereranyije n'andi makipe akunda gusohokera u Rwanda nk'izi za APR ndetse na za AS Kigali niyo kipe ubona ko amikoro ntabahagije niyo kipe buri gihe ibihora abakinnyi bagiye abakinnyi ntibahembwe ariko aya makipe nkubwiye AS Kigali nkubwiza kuri ko igenda ibintu byose bifite ariko umukinnyi agenda afite godi wajya kureba ugasanga Rayon Sport niri kwitwara neza urugero APR ejo bundi mu mikino y'amakipe yabaye ya mbere wayo byagendekeye gute oya yo ntiyarenze n'umutaro ntiyarenze ku Kagera ngire ngo umenye itigeze irenga hari ako Kanyaru ubwo rero tugakomeza twibaza tuti ese nirihe banga Rayon Sport yabikoresha ese niki amakipe yayigiraho umunsi turabiganiraho ku buryo burambuye TK turakomeza tubabwira impamvu zishobora kuba zizitirana aya makipe yandi kuba yayibasha kugera kure nicyo Rayon Sport ibarusha ariko bura Rayon Sport mbona ari ikipe izirokritoma ni ikipe izi kurokirita ikareba abakinnyi nubwo batayitindamo igira ikibazo aricyo kibazo kiranga cya mikoro igira ikibazo cya mikoro naho ubundi Rayon Sport ihabwa nk'ibyo APR ihabwa. Urumva TK mu mupira w'amaguru ni ibisanzwe ikipe ishobora kuba ifite gahunda yo kurukirita abantu bafite impano bazi umupira ifite iryo jisho ryo kurambagiza abakinnyi ariko nkuko wabivuze ko ni ikipe ihora muri Starago ni ikipe ihora mu bibazo ni ikipe ifite ikibazo cya mikoro usanga ayo makipe yandi rero ari mayisahura nabo bakinnyi baje b'impana akayisahura buri munsi igira ngo igerageze rebe ukuntu yakwiyubaka ako ngira ngo ni kimwe mu ibanga Rayon Sport yaba yibitseho ryo kumenya kurokirita abakinnyi. Rero turi kwibaza ati kuki izo za APR kuki izo za AS Kigali zo za Mukura zose kuki zitarebera kuri mukeba wazo burya baca umugani ngo niyo wangura ukwavu niyo wangura ni ubutaburya urukwavu ariko ugiye wemera ko ruzi kwiruka burya niyo urwanga uravuga atari ko rurashidika kabisa ruratibika ubwo rero ikipe nka APR ikipe nk'izo za AS Kigali
zari zikwiye kuva inyuma y'ubukeba. Burya hari ikintu muri football abantu benshi bishyiramo kitari nacyo. Hari igihe wumva ko iyi kipe ngo ni mukeba, uyu muntu ni mukeba, urumva nta kintu nta kintu yanyigisha. Ariko burya ntabwo ari byo muri football. Football niyo kwigisha, niyo kwigiraho umuntu, kuko football ntabwo ari intambara cyangwa iki. Ushobora kuvuga ati uyu muntu ni mukeba wanjye ariko aha hantu arandusha, urumva, ukanamwigiraho. Ukavuga ati reka ndebe ibanga akoresha, ndebe ibanga akoresha kugira ngo azagere hari ahantu nanjye mpagere. Niyo mpamvu rero TK turimo twibaza tuti amakarabu yo mu gihugu cy'u Rwanda ni ukubera iki imikinire yayo itari kuri standard mpuzamahanga? Byaba biterwa n'iki? Kuko iyo ugiye kureba za APR mindani mu gihugu zifite ubushobozi, nizo zirirwa zitsinda amakipe. APR ni ikipe icy'ubushobozi cyo cyarakemutse, ariko se hakaba habura ikipe nka APR iba yagera ku rwego mpuzamahanga ku buryo iserukira igihugu ikaba yagera kure hashoboka cyane ko nta na kimwe ibuze. Njye icyo mbona nko muri APR ishobora kwigira kuri Rayon Sport ku cyo bita recruitment. Buriya APR ishobora kuba ari ikipe wavuga ko izi kurokirita, ariko irokirita wa mukinnyi wamaze kuba umusitari. Ntabwo irokirita umukinnyi w'impano, urumva. Mu gihe za Rayon Sport zo baragenda bakajya muri za Etincelles akabona ati Haruna niyo nzima, urumva, uyu mwana hagati arakina. Urabize Haruna wo muri Rayon Sport, ndamuzi Haruna muri bakimwita Fabregas muri Rayon Sport. APR ikamuboneraho ikamugura, urumva. Icyo rero nicyo Rayon Sport isa nkaho irusha APR. Ikindi hari ikindi APR yishyizemo ngo cyo gukinisha abana b'Abanyarwanda. Ndagira ngo TK ako kantu nako tugakomozeho. Shampiyona yo mu gihugu cy'u Rwanda ikeneye kuba iri ku rwego standard mpuzamahanga. Bagomba kuzana nabo banyamahanga bakazana icyo bita challenge. Igomba kuba international, otherwise uzahora witwa Star Domicile kuko nyine utwara nujya kureba uzasanga yego urashaka kuzamura abo bakinnyi bo mu rugo, urashaka kuzamura abo bakinnyi biwacu, ariko ugomba gukiramo n'abanyamahanga babatinyurere kugira ngo gukina mu mahanga, urumva. Najya gukina mu mahanga akumva ko yari ari kumwe na Diarra, yakinanaga na Diarra muri APR, akumva ko yakinanaga na Diarra w'umunyamahanga. Kuko iyo najya muri za Mali azavuga ati abamari wacu waruzuye, nta gihunga ntaki, azakina neza. Urugero tuvuge niba ufashe nk'ikipe nka APR ugashyiramo nk'abanyamahanga nka batatu, shyiramo umutanzaniya umwe n'urugero, shyiramo umuganda umwe, ushyiremo wenda n'ikindi gihugu, wenda tuvuge nka Cameroon n'urugero. Icyo gihe nimusohoka hanze, kubera ya spirit y'abanyamahanga murahorana, uburyo bitwara, uburyo bakina, n'ururimi muvuga ruratandukanye. Nuramuka ugiye hanze y'igihugu uzaba ufitemo akantu ka confidence, ariko nuhora uri mu rugo bizagorana cyane. Ni nka kwa kundi nk'itungo riba rihora mu rugo ryasohoka ryagera hanze ukabona byarigoye cyane, byaritonze. Niko bimeze. Nicyo amakipe agomba kwigira ku ikipe nka Rayon Sport. Ikipe Rayon Sport iragenda ikakuzanira abakinnyi, ikabakinisha hari igatera umwaka umwe, agatera umwaka imwe ibiri yarateye neza cyane. Ubwo ngubwo ikipe nka AS Kigali kabiramubonye igahita imugura. Rayon Sport yamaze kumaramo ubuntu, bababona bamaze gucoka bagashora amafaranga bakumva ko ari wo mupira. Rayon Sport imaze kubamaramo ubuntu, baragiye sometime bapfa ikibazo nyine ko cyo kutabahemba, bapfa ibindi bibazo gutyo. AS Kigali gakurura tukira aho ngaho ngaba abakinnyi, ubwo ngubwo bageramo dufite abakinnyi, ariko ugasanga niba abakinnyi bo kwizina, ugasanga nta myuka. Tukira aho ngaho TK, ngira ngo abatoza bo mu Rwanda bafite akandi kabazo ko kurenzaho, kuko baba bafite ibibazo mu makipe imbere, ariko bajya mu itangazamakuru bakarenzaho. Ndaguha urugero, twavuze nko ku mutoza w'ikipe y'igihugu, umvishe ibibazo byari birimo, yaba ari hagati y'ikipe n'itangazamakuru, staff, ibi n'ibi. Biriya ntabwo bivuze ko umutoza atarabizi, bishobora no uwo mwuka mubi ushobora no kugenda ukagera ku bakinnyi. Ariko urugero nk'umutoza nka Eric Nshimiyimana yavuze yuko mu itangazamakuru, yavuze yuko impamvu batakaje uriya mukino ari uko ngo bagize ikibazo cy'ikirere, ngo cyari kirimo umuyaga mwinshi. TK, iyo defense, iyo mutifu yatanze mu by'ukuri wowe wumva iri convince, irumvikana ku buryo umuturage yavuga ati okay, ntibibaho, nta mutoza yenda umusifuzi. Burya abatoza bo mu Rwanda iyo ni indirimbo kuvuga ngo umusifuzi yadusifuriye nabi, ibyo ngibyo watsinzwe. Ariko no mu bihugu by'Abarabu naho waryo umusifuzi, my friend, ikipe yo mu Barabu kugira ngo uzayigendane. Ariko ndakubwiza ukuri,
buriya ari nka Rayon Sport ari Rayon Sport ikaba izi ko umukino wo kwishyura iri i Kigali ikaba izi ko umukino wo kwishyura iri i Kigali ntabwo wayigendana nicyo Rayon Sport Rayon Sport ishyaka n'urukundo ibirakira kintu andi makipe agomba kucigiraho agomba kwigira kuri Rayon Sport kuko Rayon Sport ni ikipe imaze kwiyerekana ko mu ruhando rw'amahanga urumva ejo bundi hasohotse n'urutonde rw'amakipe 100 ya mbere muri Afrika Rayon Sport iri kuri urwo rutonde nta yindi kipe yo mu Rwanda iri kuri uwo mwanya bitewe nuko bayibonye ku rwego mpuzamahanga ubundi iyo wageze hariya mu matsinda iyo umaze kwikubita mu matsinda urumva ugatangira gukina n'amakipe akomeye urabona yari yakinnye na za Mamelodi Sundowns ikina na Inyimba nubwo yayikuyemo ariko ari n'amakipe akomeye cyane ari nayo mpamvu mbona TK ikipe nka Rayon Sport kuba iri ku rwego nk'uru ubuyobozi bw'igihugu ndetse n'umupira w'amaguru na Minisiteri ya Sport bakaba bayirebera gutya nta kintu bari kuyifasha bari bakwiye kwifasha ikaba iri depanda 100% ku bafana n'abaturage. Come on guys, ikipe zose zo mu Rwanda Rayon Sport niyo kipe itagira umuterankunga wavuga ngo uyu muntu ahoraho. Yes. Kuko nka AS Kigali ni abanyamugi ifashwa n'umujyi wa Kigali. Yes. Aperi ni ikipe y'ingabo za polisi ni ikipe y'igipolisi ariko Rayon Sport usanga ni ikipe struggling ariko ihorana ibibazo style abakinnyi bakomeza bakitanga bagatanga umusaruro. Urumva urabona no muri bira bihe u Rwanda rwari ruvuye muri genocide yakorewe abatutsi. Rayon Sport niyo yabanje kwatsa umuriro niyo yabanje kuzana muri rwa football. Yes. Kuko yagiye hariya muri Tanzania ikubita amakipe izana igikombe cya Sekafa kugira ngo Rayon Sport niyo yatangiye kuzana ishusho y'umupira w'amaguru mu Rwanda nyuma y'amateka aramaze kuba mu gihugu. Niyo kipe urumva avuga niyo kipe yatumye stade Amahoro bayisiga ubururu n'umweru ubu ngubu isizenda amabara y'u Rwanda y'idarapo ry'u Rwanda ariko icyo gihe ministre sinzi ministre wari uriho w'intebe wagiye kuyakira aravuga ati nandi makipe biyabera urugero stade bayitera ubururu n'umweru urumva icyo akaba ari ikintu cyiza cyane ukaba ikipe nk'iyo iba yazamuye ibendera ry'igihugu kuko ndibuka n'umwaka wakurikiye bahise bavuga ati Sekafa igomba kubera mu Rwanda mu rwego rero aho rero niho urugendo rw'umupira w'amaguru mu Rwanda mvuga nyuma y'amahano yari yabaye mu Rwanda niho urugendo rw'umupira w'amaguru wavuga ko ari Rayon Sport yarutangije kuko nandi makipe hahise haza Sekafa uribuka abantu bitwaga ba Gishweka Faustin niho bahise bamenyekana za peri zitera Sekafa za icyo gihe za Kiyovu nazo zitangira kuzamukiraho urumva u Rwanda icyo gihe rwari rufitemo abakinnyi benshi kuko yari Rwanda B na Rwanda A na Rwanda B icyo gihe bafite abakinnyi bacyaya benshi kandi baturukaga muri Rayon Sport urumva n'ahandi hose baturuka ariko Rayon Sport niyo yari yazibanjije muri Sekafa igenda Sekafa ikigaragaza muri za Tanzania amakipe akavuga ati kumbe mu Rwanda buriya hari n'ikipe imeze kuri ikina tugatwara n'igikombe saho gusa Rayon Sport yagiye mu mahanga ikazagenda ikuramo amakipe menshi cyane birazwi nibyo mpamvu twavugaga ati amakipe yarakwiye kureba ibanga Rayon Sport akoresha. Ikindi kandi TK nkuko twanabikomojeho tuvuga tuti igihugu kigomba kureba nk'abarejandere bakoze utuntu mu mupira w'amaguru bakabitaho kugira ngo na Rayon Sport nimwe mu makipe yazanye urumuri mu gihugu yazanye ishusho y'umupira w'amaguru nayo bakagombye kureba uburyo bayifasha mu TK kuko Rayon Sport ubundi ni ikipe yari kwiye gufashwa by'umwihariko ariko akenshi ntifashwa ahubwo usanga banayikasa bayishyira hasi bayisahura. Urumva Rayon Sport uzarebe Rayon Sport ni ikomeye Rayon Sport ifite umwataka ahangaho uteye ubwoba ikubita imikino 5 ariko nanone ikindi ikomeye shampiyona mu Rwanda ibikomeye ariko ikibazo nanone amakipe yose ikibazo abafana tuba turi kubarira iminsi ku ntoki kuwo mwataka mu minsi iri imbere azaba ari w'ikipe nka Aperi ni ubwo rero Rayon Sport amakipe akomeye yarakwiye kuzajya agira icyo agenda akayigiraho niba mbere yo gusohoka bazajya bajya muri Rayon Sport ati mubigenza mute muduha amahugurwa niba byazagenda bigenda gute kuko nukuri turetse iby'ubufana tukajya muri football usanga Rayon Sport ku ruhando mpuzamahanga iyo iteretse ku ruhando mpuzamahanga usanga iri mu makipe yakoze ibikorwa umuntu wese yavuga ati salute ibi bintu Rayon Sport wakoze muri aba bantu b'abagabo n'andi makipe nayo azajye abareberaho urumva iby'ubukeba biba burya mu kibuga
iby'ubukeba biba mu kibuga kuvuga ubundi mu mupira w'amaguru uravuga ati reka ngerageze nkore nk'ibyo uriya yakoze nubwo duhanganye nubwo bwose njye ntamwemera ariko uragenda nawe ugatekereza ati ariko uriya muntu birakora bigenda bite kandi nta gihambaye Rayon Sport kuko ntabwo ku bukungu iyo kereka burya narakubwiye Rayon Sport niyo iteye imikino itatu itsinda urumva Rayon Sport ibonye umutoza byonyine ukubita imikino itatu ikayishyira hari ikayitsinda stade itangira kuzura buriya iyi nakomeye nibwo n'amakipe yo mu Rwanda niyo amakipe yo mu Rwanda yose arakomeye urumva Rayon Sport ikomeye habaho icyo bita kompetisiyo ibaye rero shampiyona iraryoha za etenseri ziriya ziba zivuga ati urumva reka nze njye guhaha yikoza muri Kongo urumva yikoza muri Kongo ikavuga ati reka nze njye guhaha abakinnyi kuko mfite icyo nzabahemba kuko irabizi Rayon Sport nijya ku muganda urabyumva umushahara uzabubonetse abantu barakubita bakuzura ikipe igahemba abayobozi bikaba birarangiye urumva rero icyo twavuga amakipe nagira icyo yigira kuri Rayon Sport kandi n'ubuyobozi bugire icyo buyifasha ubuyobozi bw'umupira w'amaguru dukunze kumva za Ferwafa ahubwo ihanganye na Rayon Sport nk'ubu ngubu AS Kigali aha hantu yasohotse warabyumvise ko Rayon Sport yavugaga ati ninjye wagombaga gusohoka kuko shampiyona yari mwavuze ko yarangiye ntabwo yarangiye kubera covid ariko igikombe baragitanze niba igikombe bagitanze rero baravuze ati ubwo ngubwo niba igikombe mugitanze ni ukuvuga ko ibintu byarangiye shampiyona yarangiye ubwo rero ninjye warukwiye gusohoka mu mwanya wa AS Kigali ugasanga noneho yahise ijya kuvuga ati AS Kigali nizasohoka kuko yatwaye igikombe cy'amahoro muri 2010 niba ari na 17 na 18 ugasanga ibyo byose ni ibintu umuntu atiyumvisha muri football cyane cyane ko muri Ferwafa amategeko ubona nta mategeko ahamya bahari urumva kuko ntabwo ari na Rayon Sport yonyine n'amakipe nka za ikindi usanga ko kiri mu rubanza ikindi usanga TK amakipe runaka arusha ijambo yandi makipe akayatsikamira aribyo byakunze aribyo nabyagaragaye no kuri Rayon Sport ibyo nabyo tuzabigarukaho tuzareba ukuntu amakipe ashobora kugira ijambo muri football bikica yandi makipe ntibyica andi makipe gusa ahubwo byica umupira w'amaguru muri rusange ibyo tuzabireba si no mu Rwanda gusa tuzareba n'andi makipe yaba akiriho cyangwa yaba ariho ariko ugasanga ikibazo ni icyo ngicyo rero icyo twavugaga icyo twakwanzura hari umuntu muri komenti nibyo akomojeho muri komenti ati n'ubundi AS Kigali ati yagiye ku mwanya utari uwayo niyo mpamvu ariko AS Kigali rero nayo yaragerageje ugereranyije niyo n'izo kipe zindi kuko nk'ubu APR nibyo twavugaga byo gukoresha nibyo twavugaga byo gukoresha abanyamahanga byibura n'ababiri mu ikipe kuko APR iheruka kugera kure igifite abakinnyi b'abanyamahanga igitozwa na Jean Marie urumva yageze kure nayo yageze kure ishobora kuba ari bwiheruka ariko aho yazaniye iyi systeme ngo yo gukinisha abana b'abanyarwanda abakinnyi b'abanyarwanda ni ikintu cyiza ariko nanone gifite avantage kikaragira na desavantage TK bitewe nuko aba bakinnyi bacu bakinnyi b'indani mu gihugu bafite byinshi kuba bakwigira ku banyamahanga bafite byinshi kuba bakwiga kugira ngo urwego rw'imikinire yabo rube mpuzamahanga bityo niba ubundi rega football ni mpuzamahanga iyo urebye nk'amakipe ni mpuzamahanga ariko uretse n'ay'Uburayi ari amaklabu n'ibihugu uzarebe ikipe y'Ubufaransa n'abanyamahanga benshi uzarebe amakipe y'Abongereza n'abanyamahanga kugira ngo Ubudage n'abanyamahanga hirya no hino hose mu Bwongereza harimo abanyamahanga benshi numva rero icyo kintu Rayon Sport cyabaye ari kimwe mu kintu yaba irusha izindi kipe kandi ikindi ikazirusha rokritoma nziza cyane so TK icyo twasoza tuvuga yuko amakipe agomba kwigira kuri Rayon Sport byinshi yaba ishyaka icyo bita ishyaka kuko urebye Rayon Sport ibibazo bifite bagomba kwigiraho kugira ikintu bita ishyaka ikindi kandi bagomba kwiga ku kintu cyo kurikurita abakinnyi bafite impano kabisa bari bakwiye kureba abakinnyi bafite impano apana kureba abo indi kipe yaguze ngo natwe tuzajya kubagura nabo bagomba kugenda bakavuga ati no mukinnyi tumuvanye aha naha aragira gute arakina azaduterera shampiyona kangahe yenda ikipe biramubonye ariko yadusohoye hanze natwe twagiye hanze numva ari uko byamera ikindi nakwisabira tuzanabigarukeho nakwisabira Ferwafa umupira w'amaguru mu Rwanda
babonye ko Rayon Sport niyo ijyana ibendera ry'igihugu niyo itwara ibendera ry'igihugu ikagenda ikarigeza kure ikaritumbagiza ikarigeza kure kurahisha abibashinzwe bari bakwiye kugera kureba uburyo bayifasha. ubundi andi mafederasiyo usanga bafite icyo bise big 4 cyangwa big 6. Aya akaba ari amakipe y'amazina ahoraho uburyo bayahozaho ijisho icyabuze bayarebera hafi bakanayegenera n'ingingo. Numva rero Rayon Sport nayo yaza muri ayo makipe bahozaho ijisho bya buri kanya bakareba ukuntu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda bayifasha. Kuko nuko burya abantu benshi niyo babivuze baravuga ati ubwo n'ubufana n'ibiki byose, ariko Rayon Sport nkuko n'undi abafana bayo bayita ngo ni kimaranzara. Rayon Sport ikomeye iyo mu Rwanda imeze neza, football yo mu Rwanda gikundiro imeze neza. Ubwo rero ngira ngo dusoza TK Soccer 21 dukomeza kubakorera ubushakashatsi, ubucukumbuzi ndetse n'ubusesenguzi bwimbitse. Ngira ngo mu biganiro byacu by'ubutaha twabashishikariza ni icyo bise betting cyangwa prediction. Ngira ngo Soccer 21 tubafitiye predictions ibafasha kubetinga mugakorera amafaranga ntimucikwe. Muri Champions League, muri Championnat, muri Europa League, ahantu hose harimo amafaranga. Twasoza rero tubabwira gukanda like, mugasharinga, mugakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu mujye mubibonera ku gihe. Murakoze.